Ibihe byiza cyane kuri mwese mwakoze subscribe kuri Real Vibe. Hano ni wabo w'amakuru cyangwa se ni mu rugo rw'amakuru. Nyibisanzwe nge nitwa Eric Wacu. Tuje kugaruka ku nkuru rero yabaye akasa mutwe cyangwa se yananiye abantu kuba babasha kuba bayisobanukirwa nkuko mubibona aho ngaho ku mashusho y'imodoka yahiye igakongoka ntihagire umuntu ubimenya, hakaba hari ibindi byatangiye gukekwa. Ese ibyo bikekwa byaba byatwitse iyo modoka cyangwa se ni ibiki byaba byakongwe imodoka imeze nk'iyo muri kubona ngo bikongore irinde ishya ihire muri santere runaka nta muntu n'umwe ubashije kuba yasobanukirwa iby'iyo nkuru. Hano ni kuri Real Vibe. Iyo ubana natwe cyangwa se iyo wakoze subscribe ku biganiro byacu, inkuru zose zikugereraho ku gihe kandi ntabwo bigusaba ngo ujye muri searching ngo urebe ngo amakuru agezweho cyangwa se inkuru zaba ziryoshye ziri gutrendinga, kubera ko hano twebwe tukugezaho inkuru zitariho ivumbi. Hano tukugezaho inkuru utigeze wumva ahandi ahariho hose. Hano ni kuri Real Vibe, nge nkitwa Eric Wacu. Reka turebe ibijyanye n'iyi nkuru yatesheje abantu umutwe bakaba batari kubasha kuyisobanukirwa ngo bamenye ibyo ari byo cyangwa se aho byerekeza. Gusa nanone ntabwo twatangira inkuru yacu ntabagejeho inkuru ya EACC cyangwa se East African Christian College. Iyi ni kaminuza iherereye i Masaka mu mujyi wa Kigali. Iyi niyo kaminuza yonyine ushobora kujya kwigamo ibintu abandi bantu bari baragiye kwiga i Burayi cyangwa se bari baragiye kwiga mu bihugu byo hanze. Ahangaha babikuzanye kuko ushobora guhasanga bachelor's degree in nursing, bachelor's degree in midwifery, bachelor's degree in laboratory science. Ushobora gusangayo advanced diploma in nursing, ushobora gusanga advanced diploma in midwifery. Abashaka kwiga ibintu bijyanye na business, ibi byose birahari. Abashaka kwiga ibintu bijyanye na education byose birahari. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ziri kuri screen yawe. Izi ni nimero z'umugabo witwa Jean Claude cyangwa se Claude. Uyu ni umugabo wigishijwe kandi atozwa neza n'abazungu kwakira abamugana. Siwe wenyine ahubwo serivisi zose uzagerayo uzazisanga zimeze neza cyane, kubera ko aba bantu bita kubagana, babita ku nyungu zawe, bita ku nyungu zawe kurusha izibindi bintu byari byo byose baba bashaka, kubera ko uburere cyangwa se uburezi niryo terambere, nicyo gihugu twifuza mu myaka iri imbere. Inkuru rero dore cyangwa se dore uko bihagaze iby'iyi nkuru. Abatuye mu isantere cyangwa se mu isantere y'ubucuruzi ya Buhanda mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango bavuga ko batunguwe no kubyuka bagasanga imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri yabatwaraga i Kigali yahiye igakongoka ntihagire ubimenya. Uko biba bimeze rero mu cyaro cyangwa se abantu baturuka kure mu byaro bya kure, mu mirenge ya kure, usanga muri iyo mirenge cyangwa se mu masantere atandukanye ya kure cyane ya Kigali haba hari umuntu wagize utya akigurira imodoka ye bwite cyangwa se akagura imodoka kugira ngo ajye afasha bagenzi be cyangwa se ajye afasha abaturanyi kuba babasha kugera i Kigali ku buryo buboroheye, kubera ko mu mirenge itandukanye yo mu byaro usanga ziri agence zitwara abagenzi zibajyana i Kigali zitahagera. Izo modoka rero zizinduka mu gitondo cyangwa se zizinduka mu rukerera kugira ngo zitware abagiye i Kigali kugira ngo babe babasha kugera i Kigali hakiri kare kandi bakaza kugaruka bagaruwe na ya modoka ibagaruye mu gace batuyemo. Uko byagenze rero, abo baturage bavuga ko bitumvikana ukuntu imodoka yashya igakongoka ntihagire utabaza kandi irara ahantu hari irondo ry'umwuga n'abandi bantu barara izamu. Abo baturage bakomeza kuvuga ko habaye hatari ibyihishe inyuma cyangwa se habaye hatari ikintu cyihishe inyuma y'ishya ry'iyi modoka, kuko batumva ukuntu imodoka yashya igakongoka yose igashira ya kwasiteri, amapine agashya,
imisego yabo igashya, voila zigashya, ibikoresho byose biri mu modoka bigashya, amavuta akameneka, byose bigashya, umwotsi ugacumba mu kirere hose, bukarinda bucya nta muntu ubashije kumenya iby'iyo nkuru cyangwa se icyaba cyateye iyo nkongi y'umuriro y'iyo modoka. Abaturage bakomeje kubivugana agahinda kenshi, bababaye cyane kubera ko ari imodoka yabafashaga kuba babasha kuba bava mu cyaro cyangwa se bava muri uwo murenge wa Bweramana mu isantere yabo ya Buhanda kugira ngo babe babasha bagera i Kigali, kuko iyo modoka yari bafati runini yabahuzaga n'imiryango yabo. Abaturage bakomeza kuvuga ko byabateye agahinda, bavuga ko hatabaye hari ikihishe inyuma y'ibyo byose byabaye, ko iyi modoka ishobora kuba yatwitswe n'amadayimoni cyangwa se akaba ari amadayimoni yaje kuyitwika. Rero natwe twakomeje kugira urujijo twibaza ukuntu nawe aho uri, cyo nzi cyo ufite urujijo wibaza ukuntu iyi modoka yashya n'ipine y'igare ishobora gushya mu gasantere cyangwa se mu rusisiro ahantu runaka, ugasanga abantu bari kwibaza bati ni ibiki bibaye cyangwa se ni ibiki bari gutwika. Rero abo baturage bakomeje kugwa mu rujijo nk'urwo nanjye ndimo, nk'urwo nawe urimo, ukuntu nk'uko mubibonaho ku mashusho cyangwa se uko muri kubibona aho ku mashusho turi kubereka, ukuntu imodoka ya kwasiteri yashyiga kunguka kuri iki kigero, ntihagire umuntu ubasha kumenya ngo byagenze bite cyangwa se iyi modoka yaba yatwitswe n'iki, kubera ko byanga bikunda kugira ngo imodoka ishye ni ibintu byinshi byangirika, esansi irameneka, byanga bikunda n'uwaba ari mu bitotsi ashobora kumva iyo nkongi y'ibintu biri guturagurika nk'uko mubibona aho ngaho. Rero murabona ko ibirahure byashizemo, murabona ko imisego yose, amapine yose arashya arakongoka, imodoka isigara ari ikintu kiri aho ngaho. Natwe twakomeje kuba mu rujijo cyangwa se byakomeje kuba urujijo, gusa inzego zibishinzwe ziri kubikoraho iperereza ngo zibashe kumenya icyaba cyateye iyo nkongi y'umuriro yabaye urujijo cyangwa se abantu batari kubasha gusobanukirwa. Hano ni kuri Real Vibe, nkitwa Eric wacu, nshimira inshuti abavandimwe mwese mwakoze subscribe hano kuri Real Vibe, mudahwema kudukurikirana. Comment ziba zikenewe kugira ngo tubashe kumenya ko inkuru yacu yabagezeho. Nge nitwa Eric wacu, bye bye, ciao ciao. Imana ibahe amafaranga, ibahe amahoro mu miryango yanyu aho muherereye ahariho hose ku isi.